ngiye n'ijya wapakiye ndi wanyuma. So none ngeze kuri station ndi kunywa amazutu, umuhungu yari yicaye ku ntebe ya kabiri uvuye inyuma, umukobwa yicaye ku ntebe ya nyuma yihera. Tugeze kuri station umuhungu arimuka yegera umukobwa ku ntebe ya nyuma. None bafata ibikapu bari bafite kuko bari ku ntebe bonyine, babishyira ku ruhande rwo hirya aho basigara mu nguni bonyine. Batangira bagenda baganira ndetse basomana begerana, umbongira ngo ni bimwe bisanzwe ndetse by'abantu b'inshuti. Ariko ubwo twageze aho bita ku Kinyoni, mpagaze hari umumama warunteze kuko bwari bwije, mbona ari umukiriya ndahagarara mushyiramo. Ubwo nge mbona ni ibintu bitangiye gufata intera ndende byo gukarisanya by'urukozasoni. Ndabihorera ndavuga ni wenda ko byakagenda kose ariko bura birarangirira aho ngaho. Ni ibintu bakora kenshi na kenshi ku modoka ya nijoro, y'imodoka zirimo abantu bakeya basa nkaho bakodesha amashamburi bakabikora. Ariko none ngewe impamvu ngibyo byageze nubwo biba indengakamere hagiresemo n'agasuzuguro. Nubwo twagiye tugeze kuri arete y'ahantu bita mu Gasubiza, ndahagarara umugezi avamo shana amatara. Ndebye mbona umuhungu n'umukobwa ndabashaka aho bicaye mu ntebe ndababura. Kumva urumva ko bari batangiye kunama bihisha abandi bantu bandi ibyo bakoraga. Tugeze kwa Nyirangarama umugezi avamo, mbona umukobwa yicaye ku bibero by'umuhungu. Ngeze kuri base y'inyangamuntu, none nge numva binyanze mu nda kuko numva nanjye no kugenda ngira ibintu bya fibrose mu mutwe, kugenda nyebuka ndeba abo bantu ibyo barimo. Ndahagarara mpagaze ncanye amatara, mbona umukobwa yicaye ku bibero by'umuhungu, bigaragara ngo ni umuhungu yarafunguye lisani, umukobwa yicaye hejuru yiwe. None umuhungu ahita ngo ni uburenganzira bwacu kwicara aho dushaka, twataza amafaranga yacu. Nanjye numva binyanze mu numva akora agasuzuguro, ntabwo ari uburenganzira bwawe. Ino modoka mwaguze, imodoka ibageza aho mugera, ntabwo mugeze mukodesha ari ugiye gusambaniramo. N'abandi bagenzi bari bamwe twebwe twabibonye kare ibyo bintu, ahubwo shoferi urihangana. N'abandi bagenzi bandi batera induru bati reka ntabwo tubishaka ni ibintu ke utaduteza imyaku. Shoferi akaba yatuzi. Tugeze kuri polisi, ubwo nibwo umupolisi yazaga arabwira ati muvemo. Urebye ukuntu gahunda zagenze ntabwo bari basangamo. Nawe ushyize muri logike nk'umuntu w'umugabo, ntabwo wowe ufite inshuti yawe musanganywe mugiye ku rugendo mutangire kugenda mukora ibyo bintu by'umukozi ari kwisoni mu modokari, kandi mufite umwanya wo kuba hari aho mwabikorera. Icyo ntabwo nakibonye kuko itara ryakaga, kandi ubwo nahagaze n'umwanya munini ndimo mbasaba kugira ngo batandukane hagati y'aho urumva ko yishe nawe, ariko muri geste yo gufunga lisani ngewe nabibonye. Ariko noneho mpagarara n'abagenzi bose babibonye yari yicaye ku bibero byiwe uwo mukobwa. Bigaragara ko yambaye akamini k'umukara yakazamuye, umuhungu nawe afunga lisani yicara hejuru yiwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ibintu birumvikana, ntabwo byo kuvuga. Ntabwo baryamye ngo umuhungu ajye hejuru y'umukobwa, ahubwo umukobwa we yicaye hejuru y'ibibero by'umuhungu, lisani ifunguye. Bigaragara ngo bo bashaka kurangiza ikibazo cyabo nta muntu. Ariko bitewe n'uko ngiro televiziyo nagiye hagati, ingenda ndeba indani mu bagenzi kugira ngo nagira n'usaba kugabanya radiyo nyigabanye, atarambwira ngo gabanya. Yavaga i Kigali y'Umusanze.